Ijambo ry'umunsi. Kunyurwa. Soma Filipi igice cya 4 umurongo wa 11 kugeza ku wa 13. Imana yaduhaye ibintu byinshi byo kwishimira. Kenshi na kenshi ariko ubuzima bwacu bwuzuye imvururu ndetse no kutanyurwa. Dore noneho imikorere ine ishobora gutera kutanyurwa. Icyambere ni business. Tuba muri business yihuta cyane, aho kuva mu bikorwa tujya mu bindi ari bimwe mu bintu bitwugarije cyane. Yesu ntabwo yigeze yihutisha ibintu cyane ngo abikore huti, ariko kandi ntabwo byamuje kurangiza ibyo Imana yamusabye gukora. Ntabwo yigeze abwira abayoboke be kugenda vuba cyane birukanka. Yashimye Mariya kuba yahisemo guhagarika akazi ke ndetse no kumarana nawe igihe. Soma Luka igice cya 10 umurongo wa 39 ndetse no wa 42. Icya kabiri kidutera kutanyurwa ni icyerekezo cy'isi. Kenshi na kenshi tubaho twibanze ku miterere yacu, imitekerereze yacu, aho tuba twibaza ku byabaye icyumweru cyashize, dupanga ibizaza ndetse tunareba cyane biri kuri gahunda y'umunsi n'ibikorwa bizamu cyumweru gitaha, ukwezi cyangwa se umwaka utaha. Muri iki gihe cyose kenshi biratugora rwose kubonera Imana umwanya. Imana rero ni ishinzwe kandi nayo ifite intego nyamukuru y'ubuzima bwacu, tugomba kuyishimira no kuyiha umwanya mu buzima bwacu. Icya gatatu ni ukwishyiraho igitutu. Twese twabonye imitwaro idashobora kwirindwa ku murimo w'ishuri, akazi ndetse n'imibare. Twese twabonye imitwaro idashobora kwirindwa ku murimo w'ishuri, akazi ndetse n'imibanire. Ariko kandi igitutu kidakenewe n'ikiza mu buzima bwacu, ntabwo tuzabasha kubaho twishimye. Umuti kuri iki kibazo rero ni uguhindukirira Imana, hanyuma tukemera ubuyobozi bwayo bwo gutegeka iminsi yacu ndetse no gusenga dusaba umugambi wayo. Ikindi ni imyifatire itari myiza. Kumva twifuza yuko ibintu byose bigenda neza, kwishinja ibyaha, kugira ibinyoma ndetse no kudasenga ni imwe mu bidutesha kwishimira ubuzima. Gwazwa no kunyurwa nibyo biboneka mu buzima bugaragaza iby'Imana ishyira imbere, kandi umwanya tuba dushobora kugirana n'Imana ni kimwe mu biza imbere. Iyo dusoma ijambo rye, tuzirikana urukundo rukomeye rwa Data, tukamenya icyo abona yuko ari ingenzi, kandi tukabona umunezero wo kuba be, kandi tukanyurwa aho kubona yuko ubuzima ari ikintu gikomeye. Iki gihe rero ni igihe cyo gusuzuma ibintu bishobora gutuma utanyurwa, ugatangira kubikura mu buzima bwawe, wanagize ugatangira gutekereza Imana nizagufasha kugera ku ntego zawe, kandi rwose bizakunda. Ubutumwa mwabuteguriwe kandi mwabugezwagaho na Nibintije Evangelical Ministries International, ariyo magambo ahinnye izwi nka NEMI. Wabutekereza ko uhamagariwe gukora umurimo w'Imana? Wifuza inyigisho zacu se zisohoka buri munsi kandi zagufasha mu buzima bwawe, zikagukomeza mu bibazo? Wumva wifuza kwiga teolojiya ukamenya ijambo ry'Imana, intwaro yagufasha mu buzima? Duhereye kuri iki kibazo cya nyuma, niba igisubizo cyawe ari yego, ngufitiye inkuru nziza cyane. Tugufitiye ishuri rya teolojiya kandi wigira ku buntu. Mu ishuri ryacu harimo porogaramu zitandukanye, izirimo nka pastoral studies, uburyo wakwiga kuba umuvugabutumwa mwiza cyane. Tugira kandi biblical studies, iguha amasomo atandukanye ajyanye na Bibiliya. Dufite kandi Christian counseling, inama za Gikristo zigufasha mu buzima bwawe kandi zikagukomeza umutima. Kugira ngo ubashe gusobanukirwa neza ibi, wasura urubuga rwacu ari rwo wa#NEMIBibleInstitute.com, cyangwa se ukaba watwandikira kuri WhatsApp yacu ari ikimenyetso cyo guteranya 141 232 650 34. Twishimiye kuzaganira nawe ku byerekeranye n'ijambo ry'Imana.